Amahoro mu muryango nshuti bakunzi bacu, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi ndagarutse ngo dukomereze aho twari tugejeje. Twasize twibaza ikibazo gikomeye cyane, ngo kuki abana batinya kubwira ababyeyi babo ukuri, cyangwa se kuki abana batisanzura ku babyeyi babo. Uyu munsi niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho kuri episode ya 2 kuri seri yacu ivuga ngo uburere burinda ejo hazaza. Nguhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano turakwakiriye, kandi niba usanzwe hano uri umuntu w'agaciro cyane, ni byiza cyane. Twihuse, hari umwana uzi ko afite ikibazo ariko agahitamo guceceka. Si uko adafite amagambo, ahubwo ni uko atinya ingaruka zo kuvuga ukuri. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zituma abana benshi batabwira ababyeyi babo ukuri, nubwo byaba nuko ibyo bigira ingaruka mu bibazo bikomeye birimo inda zitateguye, ibiyobyabwenge, ndetse n'izindi ngeso mbi nyinshi cyane ziba zigiye zitandukanye. Impamvu ya mbere, iterabwoba mu rugo. Iyo umwana azi ko buri kosa rizakurikirwa n'ibyivugo, inkoni, cyangwa gucirwaho imanza, ahitamo guceceka. Urugero, umwana w'umukobwa uzi ko abwiye umubyeyi we ko hari umusore umushuka, azahita akubitwa cyangwa asuzugurwe. Ahitamo kugira ute? Ahitamo kwicecekera. Icyo gihe rero, iyo ahisemo guceceka, kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko umwana aba arimo aragenda apfa gake gake gake. Ibyo bituma ikibazo gikura aho kugira ngo kigabanuke. Impamvu ya kabiri, gucirwaho imanza. Hari ababyeyi bumva umwana atarangije kuvuga, bagahita bamucisha bugufi, cyangwa se bagahita bamucisha urubanza. Uri umwana mubi, warangiritse, uri indaya, uri ikirara, wamayibobo we. Amagambo nk'ayo ahita afunga umwana umutima, bityo kuba yagira ikintu akubwira, kuba yakwirekura ngo muganire, ukaba ubishyizeho umupaka neza burundu. Indi mpamvu ya gatatu, abana batinya kubwira ababyeyi babo ibi kubabaho, cyangwa se kuvuga, nyamara mu by'ukuri cyakabaye ari ikintu cy'ingenzi cyane. Kutizerwa n'ababyeyi. Hari abana bavuga bati, nabwiye mama ikibazo cyanjye, bukeye umuryango wose warabimenye. Aka ni akantu gakomeye cyane, kuba utaba umwizerwa ku mwana wawe, ku buryo niba akubwiye akantu uhita ubibwira barumuna be, ukabibwira bakuru be, ukabibwira abakuze, ukabibwira abantu bose. Icyo gihe ikintu uba uri gukora ni uko umwana ikindi kintu azahura nacyo ntabwo azirirwa bikubwira, kubera ko azavuga ati, niba se narahuye n'akabazo runaka kanoroshye, uyu munsi hakaba hari umuntu uri kuntereta, uyu munsi hakaba hari umuntu uri kunywesha ibiyobyabwenge, nimbibwira mama, arabibwira papa, arabibwira inshuti, arabibwira runaka na runaka, usange mbaye igitaramo muri famiye. Icyo gihe umwana ahitamo guceceka, maze akagenda apfa buke, ukazashiduka umwana wawe yararangiye, yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge. Umwana utakaje icyizere, ubutaha azabwira inshuti ze, aza interinete, cyangwa umushuka. Ni uko biba bimeze. Iyo atakikwizera nk'umubyeyi, ubutaha yiganirira n'inshuti ze, kandi nazo zongeramo ibyazo bishobora no kuba atari byiza, akaba yabiganiriza interinete, nayo imuha ibindi bibi kurushaho, cyangwa se akabibwira n'ubundi wa wundi umushuka, maze ugasanga umwana wawe ararangiye. Ikindi kintu twavugaho ababyeyi bagomba gukora, kwiga kumva batavogereye, cyangwa se kwiga kumva abana babo gake gake. Kwirinda amagambo asebya, cyangwa se amagambo asenya. Iki kintu wa mubyeyi we ukimenye. Buriya ntabwo uba uvuga uti, umwana wanjye ndimo ndamucyaha, ndimo ndamushyiraho igitsure, n'ibyo, ariko ugomba kumenya uburyo ubikoramo. Banza kumva igisubizo kikaza nyuma. Banza wumva umwana wawe, ubanze ucekeho gakeya, akubwire
yisanzure rwose, ubone ko nyine yabaye afungukiye kukuganiriza, maze ahasigaye numara kumva ikibazo cye neza ubone kujya wamugira inama cyangwa se kujya wagira ikindi kintu wongeraho icyo ari cyo cyose, aho kugira ngo atangire kuvuga ngo none se mama uko mfite ngo hari umuhungu ngo twahuye ataragira n'ikindi kintu avuga, ugatangira ukamutuka ukamubwira ibintu bibi. Ibyo bintu ntabwo biba ari sawa. Iyo umwana adatinya umubyeyi aba yamurinze, ariko ikibazo ni iki? Sorry gato. Iyo umwana adatinya umubyeyi aba yamurinze, ariko ikibazo ni iki? Twaganiriza dute abana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bitababangamiye cyangwa se bitabagiriye, utabigizemo ipfunwe, uburyo nyine ushobora kuganira n'umwana wawe kuri iki kintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge, uburyo ushobora kuganirizamo umwana wawe ni ubuhe? Ibyo nibyo tuzaganira muri episode ya 3 kugira ngo umenye neza ese ni gute ubundi naganiriza umwana wanjye, twaganira dute, nahera hehe, nabivuga gute, ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge ni gute nabimubwiraho, ibintu bijyanye no kubana na sosiyete neza, mbese nahera hehe? Ubwo rero muri episode ya 3 tuzabera hamwe ni gute naganiriza umwana wanjye kuri izi ngingo. Ndabakunda cyane rero nshuti bakunzi bacu b'amahoro mu muryango, nizere ko impamvu abana batinya kubwira ababyeyi ukuri cyangwa se ibyababayeho tumajije kuzirebera hamwe. Ahasigaye tuzareba muri episode ya 3 uko dushobora kuganiriza umwana wacu neza, atangiritse, tutamuhutaje, kandi message dushaka kumuha ikamugeraho yose. Ahasigaye nizere ko niba tugeranye hano wamaze gukora subscribe, ni byiza cyane. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bya hano ndetse n'ibindi byinshi dutambutsa hano, inkuru zigisha zitazajya zigucika. Ariko ukunze iyi video rwose dufashe ukande like, biba ari byiza, bituma algoritme yitanga, ukabona ko nyine ikiganiro ubutumwa bwabashije kugera ku bantu benshi. Ahasigaye ntubishobora usangiza inshuti yawe imwe cyangwa ebyiri, ubundi dukomeze twibakire umuryango uzira amatiku, uzira ibibazo. Aha tukagira slogan ivuga ngo amahoro mu muryango, iterambere byose bishingira nyine ku muryango umeze neza. Bye, reka dusubire, ariko mbere yuko nsoza reka mbibwire njyewe mwabanaga nitwa Elia Nshimiyimana. Ubwo ahasigaye reka tuzurire muri video ikurikiraho, turebera hamwe tuti ese ni gute naganiriza umwana wanjye, message muha ikamugeraho nta rindi pfunwe ribayeho cyangwa se hatabayeho kumuhutaza cyangwa se nanjye nkabura uburyo mbivugamo. Bye, dusubire.